Yego mana yanjye injira. Ego umukobwa. Ego mana, ego achuno. Baby girl, umeze gute yambishe mbabariro nsuze nuko nkumbuye. Misi myinshi. Yego yasubije. Umeze ute? Miya, suwe iminsi myinshi nukuri. Sibyo rata. Ndakubona umeze ute se ma chérie? Wambayemo ibiki ego pa. Kunjino akojya yabari uburokore. Nuko arumbuye urokora namaki. Agashimo sikeza kameze gute? Ndabona wambaye neza. Merci chérie. None se makuru. Ni meza imvura nkihagera. Bu none se shana ngukumbe byatari. Nanjye. Cyane ariko. Umusatsi mwiza. Urakoze chérie. Nawe usigaye usa neza si byatari. Ni byahozeho niko njye. Uba mu nzu nziza shaho. Ni hano usigaye uba. Turashima Imana. Shaho nyine uri mu nzu nziza ndi kubibona tu. Mbona subwo kutari kunyakira ndashaka no kunywa amazi. Wowe Ndashaka no kunywa se ko ndi ko ibiryo ndashaka ko kunywa amazi. Ubushamba barira inyota yanyishe. Akantu dufite. Egoise ubusinzi nziza gutya ntagafite. None sinzi hano ifrigo ifite nibyo kunywa turifite ariko nibyo abantu batwateguye. Ase busi naguhamagaye se kuri kunyitwaraho gurikeye goko mana. Ndashaka kunywa iki? Hari whisky, hari amazi yo mu ibido, hari n'amazi. Oh, wamaya ka whisky narebe. Yeah. Na whisky hari. Nayigiwe. Ase bebe. Ariko shaho skutara umumboye dora amabuno ye. Ego. Chakara noneho usiga urenze. Ndamaza amusoje. Nagora ngomboye shiri. Bari waragiye. Umva sha nago nandi hano hafi. Cyo. Reka ngufashe ugatera shot. Ego la land. Wa mubonye. Kano kararenze. Jesus ko nari so. Merci. Sinari nyumva ntacyo mbaye none se bu ndabizi mu buzima bwawe ntabwo ujya ubaho udafite ikintu nazinda wamagara nta kintu giye kumbwira umva nege uvuga ko nshaka koga none se n'ibiki bya danje koga zana bizina ego nagugira dushe koga ahubwo ndetse mbabara itwara umwana mwiza were gukaza ibintu kandi umeke ari kwanyitaye uri kunshiyura umva bo none se arakanisha kubwira mbabarira unyega waruza bwe n'umusaburo oye sharika amazi nyine gutesta nyine ni byamba yo muri minsi nahirukaga igoma fashe gutya ndapakiye ndagiye ngo ngiye gukorayo abumva mbagiye kwana n'umusista bebe ibintu yankoreye nta nubwo bibaho ingoma z'ubundi bagukorera iki bagukoreye man ibintu byose nyenda byose rayitwaye ibintu byose aripake ubu nyine tuvugana ndi hasi naje mu Rwanda gutya umva nabushaka kubyumva ubu nyine ndi guhaha bundi bushyashya none aho kubu nta hantu mfite nendi muri rogi kandi sugura amafaranga shana yabona umva nyine byadanje nta myenda ufite nta uje kuntira uje kunsama safuriya ushaka inzu ushaka iki be wengene kubwira ibintu byinshi ibyambayeho sorry my gosh mama umva bwana sogosha cyakora no wabaye umwana mubi niba usigaye witwara gute mvuko no buri kunca amazi unakubwiye ibintu byamubayeho yagiye uzi ko ndakwegereza ibintu byose umutima ntacyo reka tubyiwe gusa icy'ingenzi cyakinzanye waretse ko nafite amafaranga makeya tugafatanya inzu urumva uri gushaka kongera ku mwanzoreka niyute tugafatanya kwishyura inzu icyo bitwaye mbabarira ntabwo nabana n'umukobwa mu nzu ase amategeko y'ino nzu yanjye urayambwira se watse kumera gutyo uzize kuvuze mufite amafaranga make kandi inzu yanjye ikodeshwa amafaranga menshi nyine ndi kukubwira ayo make dufatanyije byavamo tangahe nge nishyura 600 ino nzu irifanisha ifitemo ibikoresho byose niko nyikodesha okay hari
Yeah. Ngiye kuyohereza. Ya document ya mbere nayoje kuri email ya niyo ari Shyaka. Ni Shyaka. Okay, ndi gukora kuri iyi ngiyi. Kanzu yanjye ko nayibuze. Excuse me, ndashaka kanzu yanjye. Right away, reka mbikore right now. Ngira nabuze kanzu yanjye kandi nayiteguye ngiye kuyambara. Good one. You can't be serious for once. Urabona ndi kuvuga na boss wanjye ndende urimo urazi kanzu. Uri na boss wawe sera ikanzu y'abari kanzu ubona afite mu mutwe wanjye. None sirihe hano twaba turi batatu. Nayo ifite please. Ishakoshi yanjye. Oh Jesus. Nanjye nabuze kanzu yanjye. Ishakoshi yanjye kandi ngiye no kugenda. Nanjye ngiye kugenda niteguriye kanzu ndi bwambare mwe nayibuze. Ishakoshi yanjye ubundi se twese ko turi hano ninde wabijyanye. Naho ndi complaining. Ni ibiki ariko none si ishakoshi yanjye irihe? Umva murabizi neza. N'inkweto zanjye. Amafaranga yo kubagaburira. None se niba nabuze ishakoshi yanjye kure no niba mwabuze ndamenya biri hehe. Nyese twarana muri bangahe. None naruwa rukobwa rundatuzaniye nazo wakuye. Singiye kandi ndashaka ishakoshi yanjye kandi ngiye irimo n'amafaranga yanjye kandi ngiye kugenda n'irangamuntu yanjye n'ihwire. Ubu si kanzu yanjye niba yatwaye ubundi arayigarura ikiri nzima. Kandi nde wayitwaye uramurangana. None se yagiye iriya kanzu ubona mwakwambara nura. None iri hehe? Iri he ubwo mungize umusazi nago mbona mwishakire rero. Shaki mwamaye ishakoshi yanjye kirimo amafaranga n'irangamuntu yanjye. N'inkweto zanjye. Ibintu byacu rero. Ese kuya cyo amura atarasiko nta kintu cyaburaga muri iyi nzu. Ahaziye kwera ikintu bibura. I can't with you girls mumbabarira. I'm very busy for that. None bigenda ute? Usanga ari nawe mukozi wacu twari. Twayajya he? Uramba murane cyose abaye hano nta munsi n'umwe aratwiba. Mana yanjye umva mu murani nabya umva bidushakire niba uhamye kuri umukobwa watabijyanye bidushakire rero. Wewe ndashakashanye sana hano n'undi munsi. Njye nambarana nawe. Wikiza se mwanzi bikise. Dingwe Reba ikanzu yanjye ngo reba ikanzu. Reba inkweto zanjye. Mva ngo nago tungana reba ikanzu. Reba ameze gute sibiki je gusindira aho wanywereye amagambo inkweto zawe yazihengetse kanzu yanjye ntabwo cyane muri gusako sireka cyane reba ukuntu yangirika zirago rero uri kuvuga ngo ntabwo yayambara kuba hano se ko gasi yewe tuzajya murazigura kandi batanaguherekeza niba tuzajya mu ko gashi wambondo nambara narabivuze ngo umukobwa utuzaniye aza andebe ishakoshi ariko katana yiciye ukaje kayikubita hasi kandi kubivuga ngo bantu ibintu ngo ngira umushiha kanzanye ngo ntabwo amukwiye ubusura natambaye yanayikwedo nubwo izongera no kunkwira umva giye kintu nakubwira agomba kubigura uri kubyumva nanumvise ngo nako gafite amafaranga afite amafaranga se kuki atagura ibyo akambara ibyacu ibihumbi 300 tuyishyura hano n'amafaranga menshi ngera yaje tuzongera tukamubona kereka ngo tugiye tukamunigiramo hariya muri kiriya cyumba tukamuheza umwuka twamukira tuzaruhonde se aho se ubundi mbere yuko na mbere yose ubundi nitwabagaho nyine se sibyo mvuga ibyo 300 bimumariye iki n'amafaranga yose ahembwa azayajyane zamutera ryari sister dahari na mu gitondo nagiye ngushaka tugihonde gifite n'umujinya n'ahonzo yanze tuze kwambara ibintu mu maso kurya atari umenya n'abantu arambabaje sibyo sister arambabaje kuba tumwe umva none twende nkwereke ibitambaro nyine tubice hano gutyo tuto tubamaninja tufatira rero kirirasinze nago ruri bumenye abantu barukubise shakoshi cyane
bose umva navunaguritse mwana umutwe ijwi naraye hano waramutse ko wabyutse kare ndagiye koga numve ko nambaye ameze ariko umva ameze nabi mu mutwe mu muhogo n'amaguru n'umugongo navunaguritse ntabwo byabura mfite iminota itarenze 10 ugiye ku kazi urumva kandi ni ibintu nshaka ko tuvugana byihuta cyane hashize amezi angahe jana susa 3 yashize umaze kuma amafaranga angahe yiyinze kandi tuvugana uve muri telefone nanjye nayivuyeho kandi ndibaza ko mfite ibyangombwa byinshi nuko turi kuvugana hano nanjye ndi umuntu ariko anyways muri aya 3 ugomba harimo 900 heruka bya 200 wampaye ukinjira muri ino nzu Runa navuze va muri telefone kandi bituma mbyuka ndimo ndatongana mu gitondo amafaranga mfite amafaranga nzi ko ndi buyaguye ko mubarama magengo mere yarwaye ubwo rero sinzi ko nabigenza pe so nabagabanya bikavamo reka ngushakire weekend basi ndabana yahonye mere ntarapasa ahubwo urashaka kapfana umura napfa nzakubwira ujye kumushyingura ahubwo mu kwezi gutaza wayapforose uyu munsi onkre yababi undi mwari bagiye gushyingura ubundi bagiye bibaho mani so ntabwo warwaza cyangwa ntabwo wagira ibibazo ngiye maze kujyana ibibazo byinshi nawe none ejo uragiye wambara imyenda y'abarumuna banjye inkweto z'abarumuna banjye ntabwo nari nzi ko mani hano haba abantu nyihanganire nzi ko ari ibyawe ako shana nagutete waruzi kari ibyanjye se wowe ufiteho uburenganzira akubwo kuba nafata ikanzu cyangwa inkweto nkazambara urumva ibintu birenze nabikaze mani mukaremereza ibintu uzo ukanzu y'umwana ungana kuriya wari wambaye wenda kuyituritsa wabonaga ari ngezo ungana kuriya uri muri imyozo ndetse ntabwo ubona ko inkwiriye ako shana nakwisuzuguje wa mukobwa uri muranyimyoza mu nzu yanjye ntabwo mu nzu yawe sinabwo nkwishyura faye akwizoni kunzania niki reka manisha amafaranga sibyo wegenda mu kazi okay nde mu kazi no umbwira abasaza yo kujya mu kazi okay nta kibazo cyane umva nkubwira mu nzu yawe se nkubwira mu nzu yacu waho twubana suri umukobwa mukuru ubona ibintu ukora ari by'umukobwa mukuru inkweto uziza nazuzi ibyondo ukaza ukajugunya aho ubonye kari umuyaya wari hano bros niwe ndi kubaza mani ndazoza sibyo ubishaka uzonda zona ikibazo igitenya cyanye cyasaga umweru kibaze kuba shokora eko mwagiye mu ase guti nta kibazo ngiye kohereza amafaranga kugira ugura ibiryo by'inkoko mfite hano desa sibyo ugura ibiryo by'inkoko na za ntama nyabuneka muziteho ese inzu igeze oya nyine inzu nyine yego ndashaka bya cyumba mutere urugi musiga amarangi sibyo
oya ntabwo uri bukoreshe kuri ayo desa yo mu nkoko. Oya ndaguha andi desa sibyo? Yego ma ndaguha andi desa kugira ngo ugure amasima amarangi utere ubwo amafaranga n'aba make nta kibazo urambwira. Oya ntabwo nagiye mu kazi ndarwaye ariko ntabwo ari cyane nyine nibereye mu rugo. Oya nta muntu turi kumwe n'abashiki banjye bagiye mu kazi nyine. None se sister ku ishuri bimeze gute? Bakotse amafaranga? Oya ntukagira ikibazo cy'amafaranga ma nta kibazo pe. Niwe ngomba kwitaho umva nta kibazo Imana yarakumpaye. Oya nta kibazo ubwo wafata ano 50 ndaje ngo ubwo nandi 50 kugira umwezi kwishura abona amafaranga yo kurya. Oya nzabasura ibintu nyine nkirimo byinshi ma nzabasura nanjye ndagukumbuye. Sama umunsi mwiza. Zanga umunsi mwiza. Ndagukumbuye. Ayo musta ariko se kumuhaye kera kandi ugiye kumusanga ubu nonaha. Ndagukumbuye. Wawe hetse ndese. Kandi navuganaga n'umushiri wawe. Muri kuyumviriza sicara hano nawe ndamukumbuye mama. Ni iki bakwere? Iki se? Muri kuvuga iki nyine? Uri kuvuga ako nani isoni wowe ugira? Nani isoni? Uba hano mukuru aca kuvugira kwa kwa n'ikintu mufasha. None ntuheruka no kumuha amafaranga y'inzu. Ninde ukubwira ko ntayamuhaye? Warayamuhaye. Kwa ko sister se mu gitondo yari complaininga byansanze mu cyumba bikahankura. Shana yamuhaye ubwo wumvishe nabi ubwo ni kibazo cy'amaso. Uravuze ngo nago twumva. Ni wowe ubyivugiye. Cyane tinyuka. Uri kumva igikuye no kuvuga ahubwo. Ese we njye ntabwo nahise kumukobwa w'inkumi nkawe w'amabere abiri ushaka kwitwara gutyo. Arimo arora abatunga iwabo vugurura inzu natwe tumorora hano turya imitsi. Yego kusiko basaze umfite igitenge gerageza n'ugihinahine n'icyamama. Ntabwo murangiza kuvuga se? Usiko arashyushye. Umva mbarere turangiza gusohokere mu rugo ugende ntuzagaruka. Igitenge cyawe icyo gitenge cy'amahaye sister. Nakubwiye ngo usohoke hano ntuzagaruke mu rugo. Hano hari ibintu wazanye gusa. Arabifite se yirirwa imyenda utamukwira arabifite. Agiye kutukubita. Reka mbavire mu nzu wagiswanya ntabwo nyishyura maze nanjye ndayishyura. Wishyura singa ibyo twagufashe ibintu wavugaga uheruka yashira ryari shyiramo yandi uheruka basiba no demos utireze ugakora no kuri muri umuntu wanjye giye nkureba nta nisoni ngasiba twizo bongera byose baruhujashwa gusa turemwe kururajashwa mana yanjye urayavuga we biki no wari kuri telefone nta nisoni kwara hano agenda nakubwiye ngo pakinga ibintu byawe wazanye niba ari imyenda 2 niba ari imyenda 3 utuvire mu rugo ntuzongere usunuza amazuru muri gipangu cyacu aho kukimutu nabyakukigenda ugenda kimutubaha wewe kubaho utazi no kwimesera ikariso wewe kiracyumba cyawe kiranuka none kamubwire kiracyumba cyawe wagira ngo ni cyo mu mukobwa wagira ngo ni muri mondisi reba kuntu wakubona wicaye muri salo wisize makeup n'agatenge kamamarega wawe cyokoza wabasha kuba muri Kigali za uri korora iwanyu uri gukora ibiki byose natwe ayibona turya imiti natwe tumworora tuzamushakira umugabo ufite amafaranga uzajyanira ajyane biri uzatwara amafaranga yajyanza akabona abakozi bakora igendere genda tuvire mu rugo mbese wagira ngo kuva mu icyo gitenge ugisige genda ugusigire igitenge urareba iki genda pu kobwa w'umwana aragenda uskagenda ukumva inzu yose yanutse ngo zistabara yamushije cyabandishije kanyewose I'm so happy. Ntabwo wageze ahanje magendishi genza nicyo cyetwe kiri kumwe bandishimi kiri bumanuke neza. Oh my god nana ko dusadire ku telefone yagaramye muri bizacu n'igitenge cyama cyo n'ibindi ntazi mwana amafaranga ngo yishuri menya afite n'umwana skora twaze n'ikidamu ndora irabera y'byakobwa Yesu cyakora kagara gwiri yuwi era kagazaba muri Kigali
bebe ose nindusha guys documents zanjye ziri dosi oh my god si umva si no nariziko ngiye kuguhamagara ngakubita Uraje. nakubwira ibintu byaba si suri mu biki What is Ngwino it? tukubwire. I'm busy. sere mu biki Boss. si bamubwira ariko cyagiye ngo tuguhe amakuru si ryagini ryagiye Iriya byihise. Musigaye muhana n'amagini. amashitani cyagiye anyways I'm gonna find my papers umva si umva shitani ryagiye shitani ryagiye iriya shitani mubana n'iriya shitani hano ese tubana n'amagina ngaye sirimu iriya ntabwo Byagiye. ngo ni Ngita kuki ngewe n'uruzi narwo ntabwo nari nduzi waruna si Nasa n'izina ryaryo. amukimbisha amukimbisha mubwira ariko mubwira ngewe kamubwira inkuru Pamela urabizi nzi kuzibara si kamubwira Juna rero ahubwo uyu munsi nukore umva ngewe nari mfite n'amafaranga nka 30 yanjye adafite ikibazo sibyo ngewe nanabasohokana wowe ufite angahe ndayafite senkana 80 urumva tuze tugenda dusohoke sibyo reka uzakoresha mwese muri kubona muri ibicucu imbere yanjye okay mwakoze iki twamwirukanye twirukanye mu nzu yande yacu ntacu tubamo ni sister nyanye nese n'ubundi rega Excited, twamenye ko Imana atarakigufasha kuhishyura ese mu gitondo niba uri kwitotomba abona agufasha kumura nimwe naje kwitotomberaho ako wasakuzaga cyane twakumvise kandi turyama bamwirukanye kandi turishimye nta kibazo tuzongera kugira n'ubundi ntago amafaranga yabuze noneho sikakubwira Kandi ubundi nana icyumba uri bukandi bajye bajugunya imyanda bahita bucya imana yanjye induba ngaho ana munsi tugira ngo tubiragiye mushake so iminota ibiri nari nasubiye kuyizana mu rugo nuko masaza akabazo gatoya nintindaho ubwo ndarenzaho n'itatu umva induba yavuye hano dusohoke induba yagiye Induba ni ibiki se? ntibashyire ibishingwe umva muzajya mu kuzimu Erega nabona si- sitari ntiyabe ese kwiri uko twabanaga no kuzimu hano ikuzimu ni neza ko kugira umwanda yaba mugeze mu bwa kabiri se no it's not my life mfite big umva wamwirukanye yagiye none mbikore wowe ukiri uri reba gukora mwereka ntabwo twamwirukanye reba namenye ko twimaga amafaranga kandi ceceka neza umve byavuga yakira rero ngakira byumve hanyuma dusohoke uratubwiye ntabwo niwe nawe tugurira Bw'inzu. gufata video amafaranga 200 200 400 Desa 400 zo gushyira mu nkoko yayamuye nkoko none yaranabyaye afite n'umwana yashirije afite n'umugabo senkari zo ku mwana wo kugira ngo naje ntabye poshe ngazajyana n'umugabo iwabo umva si afite n'umugabo afite umugabo babana banasezeranye noneho buriya wasanga umugabo bari baratandukanye kubera uriya mwanda we noneho aza kukuririra kandi noneho ubwo yabwiye mama ngo azajya kumwereka n'undi mugabo agiye no gushaka umugabo wa kabiri nta nubwo ashobotse reka uretse no yananiwe kugira n'umugabo umwanda wa mbere ashobotse. ubwo bagiye gushaka umugabo wa kabiri noneho afite n'umwana mukuru umwana wiga muri segonderi wishyura ibihumbi 50 se twakoze akantu keza seka nkubwire njye ntabwo ndi buhende njye nari navuganye nawe mu gitondo umuntu mukuru yisubiraho none se nyine ngaho reba nyuma hano ino video ni nyuma yuko muvuganye nibwo yasamagana ntabwo na si mama nk'uyu ubona bayimufashe umukobwa ungana atabizi. kuriya yambaye igitenge cya mama warangiza ukamusiga muri salo mu gitenge cya mama ubundi umumva nta soni umva biriya bimaze igihe cyambara humura ntubona se ko cyahinduye n'ibara rero uhumura noneho uratekanye nta kindi kintu cyawe kizongera guhindura ibara twamwirukanye ahubwo tumusohoka n'ingaruka nimugoroba nibwo
Wese kofi shaka kofi yanjye irimo ibyangombwa n'udufaranga dukeya nzahana cyose kandi ndakina amafaranga shama yabonye nta kofi nabonye nayigize ngo urashite nayigize kumbi ngiye mu kazi hanyuma se aya mafaranga arimo hano niho wayafashije ne ntabwo ari njyewe ntabwo ari njyewe ntabwo se ari hehe ubwo nyine biba wayasize ubwo aho wayasize ayibona yasize ndi umusazi se oya ntabwo nkwise gutyo ahubwo nyine ubwo rebera ahandi nijoro nashize amafaranga 50 muri turuwari andi ari mu ikofi yanjye ikofi ndategereje gushaka kuri mu modoka niba 50 arimo hano ayihe aho niho wayashyize neza urabyibuka ndi kukubaza niho wayashyize neza urabizi sha nawe genda abonye yashaka yameze yiravuga yiravuga kandi ndimo ndihuta fasha rwose yiravuga umenye ko amafaranga yanjye bebe ndi kukubwira ngo ntayo nafashe ntabwo nayafashe ntayo wafashe tubana n'undi ari turi bangahe turi babiri none ari hehe ubu wayataye se cyangwa kandi reka mubwire bisimbizi maze iminsi mbura amafaranga hashyira amafaranga mu modoka nkagusigamo nazo sinyabona nkakwihorera nkasiga isaha hano naza sinyibona nkakwisimbura unayambaye nkakwihorera nta saha ntigira amasaha yose yashizeho nta gikomora kimwe ntigira mu bikuntu byose byashizeho none n'amafaranga nasizemo hano yo wayajyana ariko uri kumbwira ngo umukobwa mwabanaga yakwisiga isaha uri kumbwira ngo haje ibisari iwanyu ngo birabiba ngo baravuga ngo nibo babizanye urabyibuka ushatse kuvuga mbabwire ibintu ni bibiri mpereza amafaranga yanjye 50 arimo hano cyangwa se haguruka ucaho asushije uri bunyegera ko naba nakwibye basi uri kumbwira ibyo bintu byose ngo abajura baje nusura urabona ko nabikora urabona koko bishoboka tega amatwi nkubwire baby nawe rwose ufata ibintu byawe bihambire byose ngo byose oya simusange hano teza amatwi nimba rwose simusange hano oya suba ndagenda njya baby bawubwire nimba rwose simusange hano umva nyine wubwire ngende mana ya usunda genda njyewe twari nabaye ikigeragezo ku bana mana nashara banyirukanye mana mbega ibintu biruse uko kubonana yatwariraga iki sinzi no kumamagara mana asiyo ndeka no ko yafata ubuse kuko gukinanye ngiye kuba iki mana we oye ma ngo imfu zanjye zapfuye ntabwo bishoboka none si ubwo mana yanjye si ubwo zishwe n'iki n'inka yapfuye ibyara oya we mana ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ubu si ibyo bintu bishoboka mana Passa, turavugana mu kanya. Shana nanjye yarayirukanye amatungo yanjye arapfa. Mana koko kuki njyewe ariko nanjye si ubwo kuki meze gute mana we biranyobeye none ubusenda cyane none ubu neza ko ngiye kubona n'amafaranga ku yanjye turangije ndapfuye mwiriwe neza abakunzi bacu banyita w'impuhwe Gisele
nakinnye muri ino filime yitwa Pamela, mwabonyemo Ange, Luna na Mia. Murabona ko bari abakobwa 4, 3 bavindimwe undi tutavindimwe. Ndagira ngo ntange isomo ku rubyiruko cyane cyane ku bakobwa twiyiteho, tumenye kubana na bagenzi bacu muri society. Kubana na mugenzi wawe ni iki? Ni uguca bugufi, mukumvikana, mugashyira hamwe kuri bikeya muri gusharinga uwe na mugenzi wawe. Urabona nk'uriya mukobwa ntabwo nyine abana n'abantu, ariko ntabwo ari buhanagura urukweto rwe, ntari buteke, nta kintu na kimwe nyine ari bukore. Rero ndagira ngo mbwire cyane cyane urubyiruko runyumva, runkurikirana, runkunda, yuko nyine na mugenzi wawe bikora. Abana bari mu mashuri biga muri internet nibo bikunda kubaho cyane, ugasanga wigana n'umwana yakwambarira ishati wayimeshe, yayitwaye yanuye, ijipo yawe warayikakunje neza yagatwaye. Nyine bitubere isomo nk'ukuntu ubona yabuze ahantu ho kuba. Impamvu yabuze ahantu ho kuba si uko adafite inshuti cyangwa abantu batamukunda, ahubwo nuko atazi kubana na bagenzi be neza. Ndasaba abakobwa, urubyiruko, abana b'abangavu kwiyitaho, kumenya kubana na bagenzi babo. Hano bibabera isomo, mugire ikintu mukuramo, no muri comment mutubwire. Ndabakunda.